kibuga ikipe yari ihagarariye u Rwanda cyangwa se iracyakomeje guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga ya CAF Champions League, akaba ari ikipe yagombaga gukina n'ikipe ya Pyramid mu kanya kashize ku isaha y'isa 8 i Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere abafana b'ikipe ya APR bari bitabiriye kuri stade, bari bahari, nujya kureba uburyo bari bambayemo imyenda yabo umukara n'umweru, bari bahari bameze neza. Nyuma yo gushungera bakavuga bati ikipe ya Rayon Sport ivuyemo, imaze gutsindwa ibitego 2 n'ikipe ya Pyramid. Ni ibitego bitsinzwe na Fisto Karara Mayere. Nihe byapfiriye ku ruhande rw'ikipe ya APR, ariko witwa Manirafasha Jean Baptiste ati niko bigenda bibaho naho ubutaha. Batangiye kwiheba abafana b'ikipe ya APR. Muze kuri YouTube channel Radio Ishingiro Sport abafana b'ikipe ya APR, ariko kandi n'abareyo Sport namwe amakuru yanyu turayafite, ariko munatubwira uburyo mu byakiriye ikipe ya APR urugendo ifite rwo kwerekeza mu Misiri ni rutangiye kuzamo amahwa hakiri kare. Ese mu Misiri birashoboka ko ikipe ya APR yakuramo ikipe ya Pyramid cyangwa se ikayisezerera? Birashoboka ko ikipe ya APR yakomeza muri stage ikurikiyeho? Bipfiriye kugira ngo ikipe ya APR itsindirwe i Kigali bwa mbere iri gukina n'ikipe ya Pyramid. Mbere na mbere umutoza Abdurrahim Terabi sinemeranya na 11 yabanjemo. Aba yabanjemo yego nibyo, ariko yabapanze nabi. Ikindi akora remplacement atinze. Icyo nicyo cyambere ngiye guheraho. Mbere yuko tugiheraho reka mbabwire 11 umutoza yari yahisemo kubanzamo. Uyu munsi umutoza w'ikipe ya APR yabanje mu izamu uwitwa Ishimwe Pierre Mario, niwe wari uhari na nomero 30. Hanyuma azana uwitwa Nshimimana Yunus nomero 28 mu mugongo, azana uwitwa ubwo Nigena Clement nomero 17 mu mugongo. Uruhande rumwe rwariho Byiringiro Gilbert Kagege, ababwenga za ukina abwe ati ufite nomba renga no kwiyakira, narabivuze hano murapinga Gilbert Kagege kuri ombarenga ugenda jutajutariye ntabwo bizakunda. Yarari kuri kabiri. Hanyuma kuri gatatu hari niyo mugabo Claude capitaine, yarahara ameze neza cyane. Mu kibuga hagati hari Ronald Sekiganda, yarahari ameze neza cyane. Ari kuri gatandatu bamwita Yusuf Dauda Seyifu, yarahari na nomero 25 yarari ku 8. Hanyuma 10 yaramufite bamwita Lawolf Memel yarari ku 8. Hanyuma uruhande rumwe rwacagaho uwitwa Mugisha Gilbert barafinduzi, urundi ruhande yari yateretseho uwitwa Ruboneka Jean Bosco, niwe wari uri ku rundi ruhande. Hanyuma uwitwa William Mel Togi yarari kwataka. Ngabo 11 umutoza Abdurrahim Terabi yari yabanje mu kibuga bahanganye n'ikipe ya Pyramid. Ruhamya Nkiko Iva, witwa Yuniswane, Hakimu Kiwanuka, Mamadusi Bugingo, Hakimu Ngabonziza Pacifique n'Ibizi Ramadane, Denis Omedi ndetse na Ombalenga Fitina bari kuri bench. Ngabo umutoza rwose yifashishije ababanzamo kuri iyi match yakasa mutwe yari komeye cyane rwose, ubona ko ari match nawe yari yateguye abanzamo abakinnyi be yizeye. Hanyuma tugiye ku ruhande rw'ikipe ya Pyramid. Ku ruhande rw'ikipe ya Pyramid nabo bari babanjemo abakinnyi babo bagiye batandukanye, avuga bati reka nabo tubazane turebe uburyo bimeze, babagenda babaterekamo. Ariko ewan ntabwo biba byoroshye. 11 ba Pyramid abari cyarabu giteye ubwoba cyane ewan abari cyarabu giteye ubwoba cyane, ariko kandi natwe tuba tugomba kugenda tureba uburyo bimeze kugira ngo ibintu bigende neza cyane, rwose
reka mbarebera abo piramide yabanjemo kugira ngo ibintu bigende neza. Ngiye ku rubuga rwabo sanga bakubiseho icyarabu ndashya ndababwa ndavuga ni rero oya rwose reka niturize ibintu by'icyarabu ntabwo nashimiraho rwose, reka ndebe ubundi buryo. Ariko aperi nabo ngabo yabanjemo rwose nibo baje kuba babanzamo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ndimo ndababona rwose. Mwizamu hari harimo witwa Mohamed El Shanawi, imbere ye hari witwa Gabri, hari witwa Sami, hari witwa Mohamed Chirbi, yari kumwe na kamba kurebere bose kugira ngo tugendane neza 5 kuri 5 rwose, taza kugira ngo hari ikintu cyakwisobye. Taza kugira ngo hari ikintu cyakwisobye rwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yitwa Mohamed Chibi, hari yavuga ati ibintu bimeze neza cyane. Mohamed Chibi bari bafite Fiston Kalala Mayeri, niwe wari uri kwataka izamu. Nyuma ye hari witwa Da Silva umunye Brazil. Hagati mu kibuga hari witwa Muhammad Rashini, ndetse bari bafite n'uwitwa Osman Gabali. Bagenda bataka ikipe ya APR. Ikipe ya APR rwose yari yagendesheje cyane. Urumva rero ikipe ya Pyramid nuko nguko ibyayo byari byifashe, rwose ubona ko ikipe ya Peri aba yabanje mu kibuga nabo yasimbuje ku ruhande rumwe, urabona ko bitari byagakunze. Reka twinjire rero turebe mbere na mbere umutoza w'ikipe ya APR yarari gutekereza iki muri uyu mukino. Gufata umukinnyi nka Ruboneka ukamuhengeka ku ruhande kandi ubizi neza ko ufite abakinnyi bagakwiye kuba bahakina, ari byo ku munsi w'ejo nagarukagaho ngira ngo mwabibonye. Ikipe ya Pyramide narabibabwiye, ndababwira ngo ikomeye muri defense, ikomeye ku busatirizi, ariko hagati mwakina bitewe n'uburyo wapanze. Umutoza w'ikipe ya APR nari nabibabwiye ku munsi w'ejo, gufata umuntu witwa Dauda ukamuzana hagati mu kibuga ari kumwe na Raouf Mameri Dawo, uwitwa Ruboneka ukajya kumushyira ku ruhande, yego yaza gutanga support hagati mu kibuga ariko uba wishu uruhande. Zana Denis Omedi uramufite, cyangwa se ukiramo Hakimu Kiwanuka urabafite, ashobora kuza agakina kuri urwo ruhande niba rumwe ruriho barafinda, urundi ukarukiraho Denis Omedi, bakaza bagatanga umusaruro. Umutoza wa APR ikintu cya mbere cyabayeho yamanje gutinya Pyramide. Ngira ngo mu gice cya mbere mwabonye uburyo bakinnye, wabonye ko ikipe ya Pyramide nayo yacungiraga ku counter attack, igakina ukabibona ariko ukabona ntabwo iri gushaka kwirekura, kandi ni nako bisanzwe. Ikipe ya Pyramide nabwo abonye amaokasiyo menshi cyane, ariko nicyo bita nyine umusiko wa bafite umufinisha Fiston Kalala Mayeri. Wowe rero umufinisha wawe nka William Togi ntabwo yabonye izo nshase na chance bagiye bakereya, ntabwo bazibyaje umusaruro, ntabwo poti barwa byo kuvuga ngo mwatenga amapoto 2 3. Ibyo se poto zimaze iki? Ntabwo bibarwa. Batangiye gukereya mu gice cya kabiri hatinyukiye, agafungura uruhande rumwe ruri umuntu n'urundi ruri umuntu, ugiye gusimbuza poste par poste, uvanyemo Togi uzanye Mamadusi, nibyo ariko ntabwo uri bumbwira uburyo ki Kiwanuka umwicaje
ukicaza Denis Omedi wahamagawe no mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, ntabwo ari uko batamubonamo ubushobozi. Yaragiyemo agerageza n'uburyo bugiye butandukanye, byanashoboka ko yatsinda n'igitego, ariko nyine niba wamanje kwica uruhande ugatinya ikipe, hagati yawe ubizi ko ufite umuntu ushobora gufata umupira agacenga, nubwo wenda uyu munsi navuga ngo ntibyamuhiriye cyane, ariko nawe ntabwo wavuga ngo yakinnye nabi, kuko Pyramide ni ikipe champion, ni champion ubw'umugabane wa Afurika. Iyo uri gukina nayo rero ugomba gukora igishoboka cyose, nukorereri nimwe. Niba uzanye umutoza wa APR arabizi, Fiston Karara Mayeri aragira ku ikipe nka Al Ahly Saudi akayipacika hat-trick, ntabwo uri buzane nigera Kerema yamubika si minota 90, ntabwo bikunda. Nshimiyimana Yunus ujuta ntabwo yamubika minota 90, ntabwo byakunda. Gerageza nawe profite iyo kipe ubona ko hagati dakomeye, shyira abantu hagati mu kibuga bashobora gutera amabombe. Uramufite Raouf Momeri Dawo, zana na Ruboneka aho yaragiriye hagati mu kibuga, mwari mubonye ko yaratangiye kwirekura agakubita amakopro, agakubita amashota aremereye, ariko urajya kumuhegeka ku ruhande. Nibyo ku ngoma ya Diru yarabikoze, ariko Diru yari afite uburyo atoza, yari afite uburyo amuhengekaho kandi ukabona ko biri gutanga umusaruro. Ariko wowe kandi nanone akabahengekaho kubera ko twarabibonaga APR n'aba wings zifite, ariko wowe ufite aba wing kandi bakora bakina. Niba wowe wataradahari, ufite Kiwanuka, ufite Denis Omedi, Ramadani wahamukira aho kugira ngo ujye guhengekaho umukinnyi utaguye ibyo yagakwiye kuba ari kuguha mu gihe ari gukina ku mwanya we. Ariko muzi n'ikindi kintu, muzi ko ha kugira ngo Ruboneka umuhengeke ku ruhande wamushyiraho ubwo ku 10. Abantu nuko mutajya mubibona, Ruboneka afite karite zidasanzwe zo kuba ari umuntu ufite umuhate cyane, nyine w'umuwaka ukora. Ikindi afite karite yo kuza gushotera kure kandi agatera amashota aremereye cyane. Barafinda ashobora gutera iryo shoti ari uko awusabiye ku ruhande, agasa nkaho apenetra ashaka kwinjira muri box, yabona bamuhaye umwanya akagushota. Ariko uwitwa Ruboneka ari hagati mu kibuga isaha n'isaha, yarekura Gatarina kandi kajya mu izamu. Ariko niba bamukize ku ruhande biramutegeka kari bugaruka hagati mu kibuga, kuko niho yiyumva. Araza gusabira imipira no kuyaka hagati mu kibuga, kuko nyine ku ruhande ntabwo ari shuwaye yahakina nyine, ariko ni kwa kuvuga ngo araza kuyigira. Urumva rero icyo kintu nicyo cyabanye. Mbere na mbere umutoza yamanje gutinya Pyramide, nk'umutoza wari uri mu rugo. Pyramide nayo irabibona ko yamutinye, niyo mpamvu mu gice cya kabiri yaje nyine nayo usa ubona ko iri gucisha mikayataka. APR ibintu byo kubona amaokaziyo menshi, ibyo muri football ntabwo bibara, bo nimwuyitsinde. Rero abantu nibaze kubeshywa n'ikintu ngo ariko ngo APR ngo yabonye ngo amaokaziyo menshi, no muri Sekafa bwo niyo yabonaga. Hari ikipe muri Sekafa yigeze irusha APR kubona amaokaziyo, ariko se kubona amaokaziyo n'utere mu izamu byo hari icyo bivuze? Nta gisobanuro bifite. Ukoze ikosa, utsindiwe mu Rwanda ibitego 2 na Pyramide, iwayo yagutsinze 6, iwayo wayibanje igitego irava inyuma igukubita 3. Uru rugendo ni rutangiye kuzama amaho. Ikibazo ni kimwe, APR bipfiriye ku bushobozi buke bw'abakinnyi, bipfiriye ku bushobozi buke bw'umutoza. Uko mbibona mu mboni zanjye, kuko nta muntu ndi kubaza ikibazo, ariko uko mbibona mu mboni zanjye, ikipe ya APR mbere na mbere bipfiriye ku bwoba bw'umutoza Trabi. Uba uricara iminota 90 uri gutoza ikipe nka Club Giant, we ntabwo bikunda. Urazana abakinnyi navuga yuko uruhande rumwe uraruhonyora, uri gukina n'ikipe ya Pyramide. Irindi kosa, yego Ruboneka ni yaramaze iminsi wenda yarafite ikibazo, ariko se mu Gishafu Gilbert barafinda. Uri neza urishuwa ko ugomba kumubanzamo kuri match ugiye gukina na Pyramide, ahanganye na Mohamed Chibi. Mohamed Chibi ejo narabibabwiye, Mohamed Chibi
niwe moteri ya defense ya piramide. Abaguruka bagenda akagerayo. Urabyishe ubanjemo umukinnyi nka Mugisha Gilbert Barafinda mbere na mbere. Ibintu byose Mohamed Chibi umufashe arabimurusha n'ahantu ari bwinyagamburire. Kuko icyambere aramurusha umubiri, icyo ni icyambere. Icya kabiri aramurusha igihagararo, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu aramurusha fiti, icyo ni icya gatatu. Icya kane aramurusha ubuhanga ku mupira. Kuko umukinnyi uhamagarwa muri Maroc kandi akabanzamo ntabwo wakoraho. Uri kumva? Ikindi aramurusha nuko nyine ako kantu k'ubwenge. Noneho wagerekaho andi na zawo busiyo zindi Barafinda yakabonye ntabwo ziri bukunde, kubera ko izamu rya piramide ririmo igisimba nka Ahmed El Shanawi. Ni igisimba nyine urayitera akadusama. Urumva mbere na mbere aho ni kosa. Manzu urebe niba ufite Hakim Kiwanuka, kubera iki tamuha iyo minota akaza akabanzamo, ahubwo wenyine akamanza agahangana n'iki gihanyaswa, kuko nawe afite igihagararo cy'umubiri. Ikindi nawe afite ayo macenga, azi no kwihuta, ashobora kurya umugono ku muntu mureshya. Burya ari igihe unamwihishaho ugasanga birakunze, ariko wowe uri kuzana Chibi uri kumuhanganisha na Barafinda, ntabwo biri bukunde. Mbere na mbere aperi ipfiriye mu mipangire ipfuye yo guhagarika abakinnyi mu kibuga. Nimuvuge ngo ni mu mipangire ipfuye yo gushyiramo 11. Oya, 11 ni beza, aba yashyize mu kibuga ni beza. Wenda aho yavuga yaba yakoze reri ni hamwe nabwo, ariko ntacyo byari kwica cyane yaba yamanze nyine kureba ese uyu muntu ngiye gushyira mu kibuga niba ari Mugisha Gilbert Barafinda agiye kubahanganye na Chibi. Chibi ni umusore mwiza, arihuta, icyo ni icyambere. Mugisha Gilbert ntabwo ari bumuze kuzamuka, kuko imbere na mbere Mugisha Gilbert ashobora gufata uwo mupira, ariko nanone kubera ko piramide nanone ufite icyo gitutu wamanze no kuyitinya, ntabwo imipira iri bumujyaho myinshi. Ni namujyaho ntabwo ari bupenetre, kubera ko ari kumwe n'umuntu umurusha imbaraga, icyo ni icyambere. Ari kumwe n'umuntu umurusha ubwenge kandi umurusha n'ubuhanga. Burya nujya guhuza abantu ujya unareba, kuko Lamine Yamal turavuga ngo ni isanzure, ariko Lamine Yamal muzamucunge, ntabwo ajya atuma abakinnyi bamwegera. Aba nyine yiha umwanya wo kujya gukinamo. Barafinda we abishoramo, cyo mujye mu cyuma. Barafinda ntabwo ari wa mukinnyi ujya gusabira baro ku murongo, oya. Barafinda arayisaba akayizamukana, ashaka gupenetara ngo yinjire muri box, cyangwa se abone espace ntoya, cyangwa se abone umwanya mutoya ashotera inyuma ya box atarinjira muri box. Bitandukanye na Lamine Yamal. Umuntu ashaka kuvuga ngo none se ngo baramini ko Lamine Yamal we ajya ku murongo agasa nkaho yitaje abakinnyi bahanganye nawe, yafata umupira, afite ubuhanga bwo kuba yakora cross nziza, afite n'ubuhanga bwo kukwima umwanya wo kumukoraho no kugucenga, bikamworohera, kubera ko we aba yamanje kukugira ute kukwiyima. Barafinda iyo karite ntago ayifite. We arashaka ngo mugwane muri dueli. Ntabwo rero muri bugwane muri dueli, niyo mpamvu akenshi na kenshi ubona Barafinda imipira yose azamukana kenshi itagiba successful. Kubera iki? Azamuka ashaka guhita nyine akora direct kugira ngo yinjire muri box, akajya kugera muri box yarushye. Uwo muvuduka akoresheje afata umupira anazamuka ajya kuwutanga, nyine igisubizo cya nyuma kiza yabuze icyo gukoresha umupira. Niyo mpamvu kuri piramide byageze igice cya mbere cyagiye kurangira ubona ko Gilbert nta kintu ari gukora mu kibuga. Byaranashoboka rwose ko Gilbert mu gice cya mbere yagakwiye kuba yahise atangwa n'umwanya, akumutoza nanone indi kosa. Ntabwo ijisho rye nyine wagira ngo ntabwo ari iry'abatoza. Ijisho rye nyine ntabwo riri foresighted nk'iry'umutoza. Ubundi umutoza agomba kuba afite, twavuga icyo twita wisdom, afite ubumenyi ariko afite n'ubwenge.
yego ufite ubwo bumenyi, ufite ibyo bipapuro, ariko gira n'ubwenge bw'ibyo uri gukora. ubu umufilozofi nyine nicyo bisobanuye. iyo filozofi yawe yo gutoza reka uyishyiramo n'ubwenge. nibiba ari ibintu by'ubumenyi gusa nyine bagupakiye mu mutwe ngo ngenzi gutoza, shobora kugenda ngatera amakona, nabikora gutya, umutoza abakinnyi 11 nabapanga mu kibuga gutya, nasimba. oya, gira n'ubwenge umenye no gutagetinga, sibyo? ibi rero nibyo bitumye ikipe ya APR itsindwa ibitego 2 kubera ko APR yego nibyo yakinnye. ubwo yo narimbuye ku ruhande rw'umutoza n'amayereri yagiye akora, kuko wenda nujya kureba nk'igihe yasimburije, yasimbuje ariko ubonye ko na Shuwa yarakoze wenda mu gice cya kabiri igihe yasimburije, ubona ko wenda aricyo byatanze, ariko nanone yabikoze atinze rwose. kuko kuvanamo William Togi ukazanamo Madusi nibyo wenda byo navuga ko wanabikoreye kugiye, kuko nibyatinze nibyarakiriwe. ariko nka Mugisha Gilbert wabibonaga ko yari yashize match, yari yamunaniye. ufite Denis Omedi, kuko icyo utegereza kumuzana ku munota wa 80 ntabwo ari byo rwose. urumva rero ibyo ngibyo uri mu rugo, ikipe ugomba nyine kuyataka. umutoza wa APR wagira ngo ni nk'ibintu bya Fromire nyine, we kubwe match ishobora no kurangira adasimbuje uko njya mbibona, kandi afite abakinnyi bahagije benshi. kuko nkabibuka match ya Gicumbi yakinnye, Denis Omedi yamuhaye iminota mike na ba Mugisha Gilbert binjiramo, bageze ku munota hafi ya 85 nibo bamuhesheje amanota 3. Denis Omedi yaramutsindiye ikindi gitego amushyizemo ku minota ya 80. Usturwanyumvira, urumva ni ikibazo nyine, ni ikibazo rwose. ntabwo wabirebera ngo kukuba ikipe ngo yakinnye ngo yabonye amaokaziyo yabyayikize, ntacyo. urwo ni uruhande rumwe rw'umutoza ukiri twavuga ngo nawe aracyameze nk'aho akiri gufonda kugeza amaginga ye. ugiye gukina na Pyramide nuramenya ngo niba ari uruhande, ibyo mpora mbisubiramo, niba ari wingi y'ibumoso ndamufite ni Denis Omedi, niba ari y'uburyo ndamufite ni Kiwanuka cyangwa se ni Gilbert Mugisha, niba ari atake ni Togi arabanzamo birazwi, Mamadusi asimbura. byagutangazana nk'amace yikurikiye ya kabiri ukabona Mamadusi niwe ubanje mu kibuga, mutoza nyine wivangira nawe ufite zagarazagara. kamba bwiza ukuri, uyu mutoza wa APR iyi Pyramide urugendo rurangiriye i Kigali, kuko APR ikoze ikosa nk'iryo mukeba wayo yakoze. Reyo burya nayo yaviriyemo i Kigali, ntabwo Reyo yaviriyemo muri Tanzania. oya, match ya mbere y'i Kigali yari kuri Kigali Pele Stadium bayitsinda 1-0 tayari, game yari yarangiye. hari umukobwa ukunda kuvuga ngo game over, game yari yarangiye. Pyramide kuzika gutsinda 2 Kigali, urajya mu Misiri urarya 5. n'ibintu byikora nabyo kujya gusashakisha ngo urumbarangura ngo oya. niba ukoze ikosa umufana yaje ku kibuga iki cyo bitaro kugira nyine experience, kora amakosa 2 ibitego 2, okaziya bigiriye ibitego 2, ubona okaziya ijana uzipfusa ubusa uterera inyoni. kipe nkuru bari nkuru nyine champion wa Afrika, kora ikosa rimwe igitego, irya kabiri igitego, Fisto Kararama yaranyabikamo, urabona poto iki, ibyo ntabwo bibara. tugiye ku ruhande rw'abakinnyi, abakinnyi ba APR nabo ubwabo ntabwo bari baba concentration, ntabwo nyine hari ukuntu bafite inyota
si wamenya, ntabwo bari pose, kuko ikipe ya APR urabibonera kina ikabona ayo makaziyo, ariko gutsinda igitego gukira mu ncundura, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, uyu urebye mu izamu incundura ziranyeganyega, APR iyo bavuga ngo iyo urebye mu izamu incundura ziranyeganyega ntabwo ari ugutera poto, oya, ntabwo ari ukuvuga ngo twakereye ngo oya, nibyo ntabwo bibara. Kureba mu izamu nuko urucundura ruri bunyeganyege, umufana wa APR akiterera hejuru, ntabwo uri buzana ibintu rero byo gupapira. Urabona ikipe ya APR uburyo bakora build up y'umukino, uburyo bubaka, uburyo bazamuka, nibyo ejo nayindi kubibagarukaho mbabwira ngo Ronald Sekiganda ntabwo araba afite, ariko ni wa APR ifite kuri gatandatu, yanakinnye neza cyane. Ronald Sekiganda yagize match nziza, ntacyo wamushinza, ariko uko kuntu bubaka, umutoza w'umuhanga akwiye kuba bibona nyine mu myitozo nicyo ababwira. Niba ubona okaziyo 5 ukabutatsindamo igitego kimwe, nicyo uri kubwira abakinnyi bawe. Niba warabibonye iryo kosa ukarikora bwa mbere rigasubira, munyera y'abahizi uri gukina amaokaziyo warabonye wapi? Muri Sekafa ni wowe ikipe ya mbere ya create inzu uburyo bwinshi, ariko gutsinda ibitego wapi? Nubu urabizanye kuri Pyramide, ntabwo wavuga ngo Pyramide ngo yariri hejuru cyane, kuko yamanje kubaha ikipe iri mu rugo. Nk'ikipe iri mu rugo yagize ibyo bintu byo gutuma nyine igira icyo gihe cyo gusatira, kandi yagize n'igihe gihagije cyo gusatira, byashobokaga ko ibona n'ibitego. No mu gice cya kabiri yewe inamaze no gutsindwa ibitego bibiri, byashobokaga ko yari no kubyishyura, ariko abakinnyi ntabwo bari composure, ntabwo abakinnyi batuje. Abakinnyi baragera imbere y'izamu, urabona nyine hari ukuntu bafite nabyita nk'ifemba, bigatuma nyine n'imbere y'izamu bataba abafinisha beza. Kandi sumwe ndajya kureba, nujya kureba kuri Raouf Mameri Dawo, nujya kureba kuri William Mutogi, ni wenda warabigerageza, ariko nawe ukabona ko uburyo abonye kugira ngo abubone nyine bujyemo n'ingora abahizi, ubona ko abikiri ikibazo. Pyramide rero nk'ikipe yari ifite umutoza wakoze amateka, akaza akayifasha kuyesha CAF Champions League. Uyu mutoza w'umunya-Croatia wabonye n'ikarita itukura, kwa kugenda yivovota n'iki Kronoslav Jurkic, uyu munya-Croatia utoza ikipe ya Pyramide wahawe n'ikarita itukura, umutoza wayihesheje CAF Champions League, atsinze ikipe ikomeye ya Mamelodi Sundowns, bakanganya umukino wa mbere 1-1, wa kabiri akayitandika 3-2. Urumva ko ni umutoza nawe ukomeye, umutoza gwakoza agashya. Zurkic cyangwa se Zurucic, ko wabivuga kose, uyu mutoza urabona ko niyo umukino wa kabiri n'ubundi birumvikana ntabwo azawutoza, ariko impamba rwose arayibonye. Uru rugendo rero rurimo amahwa, rurimo imitego, rurimo imishibuka, rurimo ewan ibintu bitoroshye cyane. APR imaze imyaka 3 navuga ko yiruka ukabona ko bitarakunda, nibyo iracyari kubaka. Ariko ikibazo ni kimwe, umwaka wa mbere
ikipe urayitomboye, Kigali muranganyije ubusa ku busa, ugiye mu Misiri igutanditse ibitego 6-1, aggregate ibi bitego 6-1. Umwaka wa kabiri urayitomboye, ije Kigali muranganyije 1-1. Ni byiza kuko urinjije nawe irakwinjije, ni byiza. Ugiye mu Misiri igukubita 3-1, ni byiza wagabanyije. Umwaka wa gatatu urayitomboye, Kigali gukubise 2, igukubise 2 ku busa. Mu Misiri biraba bingahe? Nicyo kibazo shakaga abantu musubize. Abantu mudukurikiye kuri radio Ishingiro Sport, mukurikiye ikiganiro Ishingiro Evening Sport kuri YouTube channel, umufana wese uhari, mukunzi wa football, nyarukira kuri YouTube channel umbwire mu Misiri biraba bingahe. N'abafana b'ikipe ya APR muze mumbwire bipfiriye. Rumva witwa Manirafasha Jean Baptiste ati nabibusomye ubutumwa bwe ati niko bigenda ati naho butaha. Hanyuma witwa Viateri aravuga ati nibategure champion bave mu bindi baje ati nibaze bategura y'Inyarugenge. Y'Inyarugenge rega ntabwo ari ikibazo, kuko y'Inyarugenge niyo bakiraho utoza viziyo bakamuzana muri APR yaza akayitwara. N'aba batoza ba APR b'imyaka 3 twavuga ko bamariye icyaperi na mukinnyi natara bazamuye. Icyo ni icyambere. Nibagejeje ikipe ya APR mu matsinda. Icyo ni icya kabiri. Nibafashije ikipe ya APR kugira umukinnyi ukomeye bagurisha hanze, kuko nabagiye ntabwo ari bo babazamuye. Ntabwo uri buze ngo mbwire ngo Mugisha Bonheur Casemiro ntabwo na mutoza wa APR wavuga ngo ya muri aba batatu. Ubwo ndahera kuri Thierry Froge, ngakurikirizaho Darikonovic ndetse n'uyu Abdurrahim Tarabi. Nubona hari ikintu akoreye APR ninda zamuye se. Reka twamamaze gato tugaruke turacyari kuri APR. Muhinzi wifuza kugira umusaruro mwiza, ibanga nukumenya ifumbire ijyanye n'igihingo yinga ndetse no gukoresha ingano nyayo kandi ikwiye utera imyaka yawe. Umva ubuhamya bw'uyu muhinzi, wumva uburyo gukoresha ifumbire byamuhinduriye umusaruro. Nitwa Nyirasengimana Paulina, ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muyumbu. Ndi umuhinzi, mbere narakorana na Tubura, ahingishaga imborera simbona umusaruro uhagije. Aho ngwaraniye na Tubura nk'umuhinzi w'ibigori yamaye ifumbire mvaruganda vanga n'imborera. Aho kuri ari 3 nezaga 50, sigaye neza 150 by'ibigori. Gukorana na Tubura byamindiriye ubuzima, ubu n'umuryango wanjye twiyagije ububiribwa. Ubutumwa nagenera abagenzi banjye bagana amatsinda ya Tubura bakamenya akamaro ko guhingisha ifumbire y'imvaruganda, bakanatureberaho. Ndetse n'urubyiruko inama nabagira nuko bagana amatsinda ya Tubura bakiteza imbere, kuko urubyiruko arwo Rwanda rw'ejo. Muhinzi, itegure neza igihembwe cy'inga cya 26 aho wandikisha ubutaka uzahingaho muri Smart Nkunganire kugira ngo leta izabashe kukunganira. Ukoresheje telefone yawe kanda akanyenyeri 774 urwego, ubundi ukurikiza amabwiriza maze wiyandikishe. Ukeneye ubundi busobanuro wakwegera umukangurambaga wa Tubura cyangwa umujyanama w'ubuhinzi bakagufasha. Ubu butumwa ubugejejweho na Tubura, umufatanyabikorwa wawe wizewe.
Okay, tugeze ku isaha y'isa 10 irenze y'iminota 42 turacyari mu kiganiro ishingiro evening sport. Turacyaganira ku ikipe ya APR ikubitiwe ahareba Inzega igatsindwa n'ikipe ya Pyramid ibitego bibiri ku busa, ibitego byatsinzwe n'umukongomani Fisto Karara Mayel mwenyewe tereka muhariya. Hanyuma turi kumwe na Airtel Rwanda, barakubwira ati wa mujeni wereka nkwibarize sujyana n'iterambere se sukurikira fresh se, none se kandi kugura data n'amayinite buri cyumweru buri kimwe ukwacyo kandi bikubiye muri pake zombi hari ikibazo wabigiraho. None ubu rero ukuntu birenze ibaze ko ku gihumbi cyawe ushobora guhabwa uhabwa nta nubwo ushobora ahubwo uhabwa gigabyte imwe buri munsi mu gihe cy'icyumweru kanahabwa amayinite adashira. Akarusho kandi iyo uguze iyi pake ukoresheje Airtel Money ubona bonus ya 50%. Hari abantu hanze aha bavuga ngo rwose ngo bakoresha data nka robine z'amazi ngo bagafungura bando kuko nizishira. Nanjye niko mbikora, ndafungura kuko iyo ukoresha Airtel Money rwose ukagura bando zawe kuri ku mafaranga yawe ku bihumbi 3 byawe uhita ubona gigabyte ebyiri ubundi buri munsi mu gihe cy'ukwezi ukanahabwa amayinite adashira. Si ibyo gusa kandi iyo uguze ipaka ukoresheje Airtel uhabwa inyongera ya 50. Ndumva rero ikibazo gisigaye ari wowe ubundi ugasakanda akanyenyeri 182 urwego. Hari abantu rero hanze aha bakoresha data nka robine, nibyo nago igendaga nkubwira, ariko kandi muri ibi bihe tugezemo nukaburiye ibintu bibiri. Icyambere na amayinite, kubura amayinite nisakirireko rwose. Kubura data wabwirwa n'iki kaperi bayitsinze bibiri, wabibwirwa n'icyo udafite data ngo ujye kuri X ujye ku wabibwirwa n'icyo utagiye kuri Kigali Press Stadium, wabibwirwa n'icyo utayirebye. Ariko iyo ufite data ya papa nugihita ufungura connection yako kanya tayari mba ndi kugenda sharing hariya abanyamakuru bagenzi banje bagenda basharinga uhita ubibona. Ni biroroshye cyane. Wowe icyo usabwa nta kintu n'ukugura data ukoresheje Airtel Money gigabyte ebyiri ku munsi mu gihe cy'ukwezi, tagira ngo ni umunsi umwe mu gihe cy'ukwezi ku bihumbi 3, igihumbi kimwe ibihumbi 2 ibihumbi 3 bigurikize. Ibihumbi 3 bigurike ntacyo. Ibihumbi 3 harimo avoka, hakabamo n'urusenda, hakabamo n'umunyu. Si ibyo bintu 3. Ariko n'ubu ufite ibihumbi 3 byawe ugaguramo amayinite, wahamagara uri gushaka akazi, wahamagara umukozi wawe uri kumumenyesha ko ahari ibyo akwiye gutunganya, wahamagara umuryango wawe niba uri kure y'umuryango ugasuhuza abana ndetse n'umugore cyangwa se ugasuhuza umugabo n'abana, cyangwa se ufite umushu kuri 3 cyawe ya papa Airtel we yaraturyoheje. Ufite umushu nuguhamagara kamubwira bimeze bite, amakuru, wariye, washonje, ibyo bintu byose ukagenda ugira ute, ukagenda ubimubwira. Rero ibyo n'ahandi biboneka, biraboneka muri Airtel. Ariko by'akarusho iyo uguze bando cyangwa se data cyangwa se megabyte ukoresheje Airtel Money bahita bagukubira 50%. Ibyo rero wamujeniwe, ibyo ukwiye kubimenya. Weekend ngo hari ibintu ngo bihari, ngo urabona ngo weekend ngo ndikumva nameze neza, ngo n'abashuti banje ngo banyiciyeho, ngo uyu munsi ngo nawamamagaye, ngo dore ngo rive ngo yagiye iki niki. Ngeri nibereye mu rugo iwanje hariya ndi kuri kugenda mfata gafane kanje data nafunguye nka robine E1 nabyo gufunga. Cyambere nahita njya kureba agafilme kagezweho kuko data ziba zinyaruka. Cya kabiri umuziki, indirimbo zigezweho Delicious Zaneri Ngabo ngenda comeka mahari inguruka meze neza. Sarama ariko ahanihe ngenda nkubitamo ubundi ndyoha mvuga ati kiriku ni wowe wanje ko uracyarahuri mu mandazi gana Airtel. Si ibyo gusa kandi kubera ko umushu ntabwo biri buze kukugora kumuvugisha, uramuvuga witeretse. Kuvugana n'umuntu uramuvuga udatinya gusubiramo kuko uravuga ati amayinite ntabwo ari bushire. Ubikore neza cyane, ibintu bigende neza cyane, umeze fresh cyane kuko paka ubu biroroshye.
ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'abakire. Ubu se koheri tuvugishije ukuri, paka y'umunsi y'ijana iguha iminota 50, ijana rigura iki? Paka ya desa iguha iminota 250, desa gura iki? Ibiceri bibiri by'ijana bigura iki kweri? Paka y'icyumweru iguha iminota 800 kuri sexa zawe cyangwa kuri 500. Paka y'ukwezi iguha iminota 4,000 ukishyura 2,000 ugakanda akanyenyeri 225 urwego, ibintu bikagenda neza. Ubwo rero urumva igisigaye ni wowe. Iyo ni Airtel Rwanda. Ariko yaratudabagije pe. Hari uwundi wajya ku wundi muyoboro? Oya, waba uri kuyoba cyane. Waba uri kuyoba rwose pe. Atazagera n'umuntu ugushuka. Noneho ku mujeni. Umujeni ujya ku wundi muyoboro udakoresheje Airtel, aho ngaho uri murakica. Uri kukica cyane. Uzamenya ibigezweho gute? Uraho ngaho urajuta ngo romva ngo twebwe ngo amareza bari fura bagenda baguruka, data ziba ziguruka gigabyte 2 ku munsi. Utirwa kuri TikTok utagira ute, utirwa kuki gigabyte ku munsi 2 wazimara. Na Erive wirwa kuri TikTok nagajya zimara kandi guhera mu gitondo kugeza nka saa 11. Abari kuri TikTok no kuri Instagram, abari kuri YouTube channel, agakuru kose gasohotse abakazi. None hari nabajya kuri Snapchat gusharinga utu video. Abo bose bakoresha Airtel. Yaga twigendere rero. Ubwo udakoresha Airtel nagira ngo ni simurabuye ndakurabuye wa mujeni we. Ibintu byawe byo guhamagara nk'amayinite yarashize. Ntabwo bigikora rwose. Hanyuma ikipe ya APR nuko biyigendekeye rwose, ihuye n'uruva gusenya, barayidubye barayikubise. Hanyuma bamwita Uwamahoro Giselle ati byagabanuka nkuko natwe badutsinze. Ati bitego byagabanuka. Hanyuma bamwita Sabiyumva ati umusoza wacu nakirimo pe. Hanyuma aravuga ati n'abakinnyi bwo baba barwaniye kuko ntabwo byoroshye. N'abakinnyi baba barwanye se umukinnyi kari nk'undi mu kibuga. Nuko rero byifashe ikipe ya APR urumva ko bitayikundiye. Irahaguruka kuwa gatanu yerekeza mu Misiri. Kuri iriya stade iteye ubwoba, haba harimo ibikona biba biri kuvuza induru. Nta mufana uburimo ariko bahakubambira. Ni mwibambiro hariya 30 z'ukwa karindwi iriya stade. Iteye ubwoba cyane rwose, nubwo Pyramide izaba idafite umutoza ariko irumvikana nyine abandi batoza bazaba bari gukora akazi. Nuko bimeze. Ubu noneho ndakeka ibintu byose bimeze neza. Ya umufana wa Peri arabatuje, n'umufana wa Reya arabatuje. Ko Kaperi yiramukira iri tuye umuntu. Umufana wa Peri ntabwo ari kumukira wa Mureyo. Ariko aravuga ati nipfe natwe twariye kimwe. Kana nawe ntabwo bingana. Gutsindwa n'umugabo ntabwo ari kimwe no gutsindwa na ntabwo babakinnye na Pyramide ngigusekure 2 undi ngakine no singa indi musekure kimwe ngakwivovoteho. Nta amakipe aratandukanye, ntabwo ari ku rwego rumwe rwose. Rero ubwa Peri nize ikine champion kuko rwose ku cyumweru biragoye cyane. Mu Misiri biragoye pe. Mu Misiri biragoye cyane. Hanyuma mbere yuko dusoza kambabwire imikino imwe n'imwe yarayibaye muri ubwo abantu bari